cyangwa se na sinye ibaza, ariko bigaragara yuko ari ikibazo. Aragira ati mbese hari ubwo waba warasanze Yesu? Ahangaha tuhabona amagambo menshi asozwa n'utubazo, asozwa n'akabazo. Buri nteruro muri iyi ndirimbo ni ikibazo. Igitero cya mbere gifite amagambo akomeye cyane avuga ngo hari ubwo wasanze Yesu ngukire? Ese wuhagijwe amaraso ye? Ubu wizeye rwose imbabazi ze? Se wuhagijwe amaraso ye? Ahangaha ku gice cya kabiri n'ubundi bikomeza bimeze kimwe, ariko muri refure baravuga ngo wogejwe na Yesu. Mbese watunganyijwe n'amaraso ya Yesu? Hari ubwo waba warasanze Yesu? Mbese wumva yuko koko uzakundirwa kujya mu ijuru bitewe no kogeshwa amaraso ya Yesu? Nshuti muvandimwe mwene data, igikwiye no kwitekerezaho ukareba koko nimba warogejwe cyangwa se nimba waratunganijwe n'amaraso yande, n'amaraso ya Yesu Kristo. Twebwe nk'abasore, twebwe nk'urubyiruko, dukwiye kwisunga Yesu Kristo muri iki gihe cya none, muri iyi minsi ya none, kuko urubyiruko rukeneye nde? Rukeneye Yesu Kristo. Igitero cya kabiri kiravuga ngo mbese ugendana na Yesu iteka? Se wuhagijwe amaraso ye? Mbese ujya ubana n'uwari wabambwe? Se wuhagijwe amaraso ye? Igitero cya gatatu kiravuga ngo mbese umukwe ubwo azaza uzaba witeguye? Mbese uzajyana nawe? Hakomeza hatubwira ngo ese wuhagijwe amaraso ye? Mbese uzakundirwa kujyanwa mu ijuru no gukizwa no kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo? Nshuti muvandimwe, tekereza urebe koko nimba waruhagijwe, nimba waracungujwe, nimba warabatuwe, nimba wararokowe nande? Na Yesu Kristo. Igitero cya kane gisoza amagambo avuga ngo hunga ibyaha ujye ukora ibitunganye, wejeshwe amaraso ya Yesu, kuko ngo hari isoko itemba ikiza imitima iyo wejeshwa nande? Na Yesu Kristo. Wejeshwa nawe iki? Amaraso ye. Nshuti bavandimwe bene data, hari igihe rimwe na rimwe tujya tugera mu bibazo, tukagera mu bigeragezo, tukagera mu ngorane, tukabura inshuti zacu, tukabura abo twakundaga, tukabura ibyo twari twitezeho amakiriro. Ibyo ngibyo bigatuma rimwe na rimwe tujya kure, bigatuma twiheba, bigatuma tunambuka, bigatuma ducika intege, bigatuma dukora ibyaha, bigatuma ducumura, bigatuma tugambira ibidakwiye ndetse n'ibindi byinshi bidafite shinge na rugero. Ariko ijambo riravuga ngo mbese hari ubwo waba warasanze Yesu Kristo? Mbese hari ubwo wazakundirwa kujya mu ijuru kubera kwejeshwa amaraso ye? Ariko ijambo rikomeye nirivuga ngo hunga ibyaha ujye ukora ibigenje gute? Ujye ukora ibitunganye, wejeshwa amaraso yande? Ya Yesu Kristo. Ngo kuko hari isoko itemba kandi ikiza imitima. Iyo soko ibonekera hehe? Mu maraso yande? Ya Yesu Kristo. Nshuti muvandimwe mwene data, bijya bishika muri ubu buzima, bijya bishika mu mibereho yacu, mu nshuti zacu, mu bavandimwe bacu, mu miryango bigashika. Ikibazo kikaba ikibazo, ingorane zikaba ingorane. Ariko uko byagenda kose, hunga icyaha, nurangiza ujye ukora ibigenje gute? Ibitunganye. Ariko umenye yuko Yesu Kristo niwe wenyine wakubashisha, niwe wenyine wakuboneza, niwe wenyine wamboneza, niwe wenyine wantunganya, kuko mu maraso ye ngo hari mu isoko yeza iki? Ibyaha. Ndakurarikira kugira ngo uhunge icyaha, ukore ibigenje gute? Ukore ibitunganye. Satani ni umuntu ukomeye cyane, ni ikiremwa cyaremwe n'Imana. Imana izi imbaraga za Satani, Imana izi ububasha bwa Satani. Mwibuke Satani ubwo yageragezaga Yesu Kristo, yamugerageresheje ibigeragezo bingahe? Bitatu. Nyamara Yesu Kristo yagenje gute? Yarabitsinze. Icyitegererezo, ikigaragara, igishoboka nuko twe ubwacu muri twe ntabwo harimo imbaraga zatsinda Satani, ariko muri Yesu Kristo harimo imbaraga zitsinda nde? Zitsinda Satani. Mwibuke yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, yari avuye mu butayu, yari ashonje, yashakaga icyo kurya, yashakaga icyo kunywa, yari afite umunaniro.
nuko Satani abanza kumugerageresha ikijyanye n'ikibazo yaragenje gute, n'ikibazo yari afite. Abanza kumugerageresha ikijyanye n'inzara yari afite. Abanza kwereka Yesu Kristo yuko ari buze kumumara inzara, amutega ibuye, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ndakwinginze iri buye rifata urihindura iki? Umugati. Maze Yesu Kristo aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'iki n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'iki? K'Imana. Muvandimwe wowe ku giti cyawe, ku giti cyanjye, muri twe nta mbaraga zirimo zatsinda nde? Zatsinda Satani. Satani yagerageje Yesu agenza gute? Aramutsinda. Yamweretse iby'isi byose, amwereka uburyo ki iby'isi ari we wagenje gute? Wabigabanye. Burya uko byagenda kose hano muri iyi si harimo imigabane ibiri. Harimo umugabane w'abantu b'Imana ndetse n'umugabane w'iki? W'abantu ba Satani. Ijambo riravuga ngo wasiwe wowe ugushije iki? Ishyano rira uboroge, kuko umwanzi Satani akumanukiye afite iki? Uburakari. Ariko wowe wajuruwe ishime ugenze gute? Unezerwe, kuko umwanzi Sekibi Satani Lusuferi nyir'ukwigomeka agenje gute? Akuvuyemo. Ariko wowe wasiwe ugushije iki? Ishyano. Bavandimwe, nimubona muhuye n'ibibazo, mugahura n'ibigeragezo n'ingorane, mujye mupfukama, musenge, mwegera Imana, kugira ngo uwo mutego, kugira ngo ibyo bigeragezo, kugira ngo ibyo bigusha, kugira ngo ibyo bisitaza bibagezeho bikurweho mu izina rya Yesu. Kuko Satani abasha kumenya abana b'Imana by'ukuri ndetse n'abe by'ukuri, ndetse n'abarimo hagati, ba bandi bavugwa muri Bibiliya bakazuyazi, badakonje ndetse batagenje gute? Batanashyushye. Abo badakonje niba nashyuhe ntacyo batwaye iki? Ntacyo batwaye Satani, ndetse nta nicyo batwaye iki? Imana. Ariko abari ku ruhande rwa Satani n'abari ku ruhande rw'Imana, aho niho hari iki? Hari ikibazo. Mwibuke ijambo ritwereka yuko muri Yobu ngo abana b'Imana ngo bari bagiye gusenga, bari bagiye gushengerera Imana, bari bagiye guhimbaza Imana, ngo ariko na Lusuferi, ngo ariko na Satani ngo yagenje gute? Yabagiyemo. Yari ari muri bo, ngo arabareba, arabitegereza, muri bo yarabashije, arabareba, arabasuzuma, abona bakazuyazi, arabareba, arabasuzuma, abona bari ku ruhande rwe, arabareba, arabasuzuma, areba bari ku ruhande rw'Imana. Arangije abwira Imana ati, wa Mana we, muri aba bose hari uwo mbonye ukunambyeho, hari uwo mbonye ukuriho, uyu nguyu niwe nshaka, ndagira ngo umume, maze nkwereke uburyo ki abantu bose mbafite mu biganza byanjye. Maze Imana ibwira Lusuferi iti, ndakubwiza ukuri ko uyu nguyu wamurebye wamushimye, muri aba bose nibyo koko aranyubaha, ariko naho namuguha ukamuteza ibibazo, ukamuteza ibigeragezo, uyu ntabwo azigeragenza gute? Anambukaho. Ese nshuti muvandimwe, uretse Imana kuba yagutangira ubuhamya mu nshuti zawe, mu baturanyi bawe, mu bo muvukana, mu babyeyi bawe, mu bo mwiganye, mu bo mukorana, hari uwagutangira ubuhamya akavuga ngo uko byagenda kose uyu ntiyahemuka. Hari uwagutangira ubuhamya akavuga ngo uko byagenda kose uyu muri we hari Imana, uyu muri we nta kintu n'iki na kimwe cyatuma namburuka. Ariko Imana itangira ubuhamya yo biravuga iti, uko byagenda kose, uko wamugerageza kose, ibyo wamunyaga byose, ibyo wamutwara byose, uyu ntazigeragenza gute? Amvaho. Maze Imana yemerera Lusuferi gukora ku bya Yobu, ariko iramubwira iti, nguhaye byose except, ariko ubugingo bwe ntuzagire icyo ugenza gute? Ubukoraho. Maze Lusuferi agerageza Yobu, aramugerageza, akora ku bana be, akora ku mugore we, akora ku butunzi bwe, akora ku mubiri we, ariko kuko ubugingo bwa Yobu bwari bushinganishije ku Mana, nta kintu yigeze agenza gute? Yobu yagize intimba ndetse n'agahinda, ararira cyane, atakambira Imana, kugeza n'ubwo yavumye umunsi yagenje gute? Yavutseho. Kugeza n'ubwo yavumye ijoro inda ya nyina yagenje gute? Yayisamiye. Igihe yasamiwe yari afite agahinda, yari afite umubabaro, yari afite intimba. Nuko ngo arangije aravuga ngo
havumwe umunsi mama yagenje gute yasamiyeho inda yanjye, havumwe umunsi nagenje gute navukiyeho. Arangije aravuga ati nshuti mundebere, ababi abakozi ba Satani babayeho neza, inka zabo ntizijya ziramburura, zirabyara buri munsi, abana babo bafatanya n'ababyeyi babo. Ariko se njyewe niki nakoreye Uwiteka, niki nacumuye ku Uwiteka? Muri watangira kwibaza icyo yagenje gute yakoreye Imana. Ariko arihangana. Muvandimwe, mu bibazo byawe jya wihangana. Nubura amavuta musore, nubura amavuta mukobwa, ntukishore mu bidafite shinge na rugero, ntukishore mu bikorwa by'urukozasoni kugira ngo ubone icyo ngicyo wabuze. Kuko ahantu aho ariho hose hagiye ikiguzi cy'ubuzima, ntabwo washobora gucungura iki ubuzima, ntabwo washobora gucungura iki ubugingo. Ujye wihangana, ntukajye kwanduranya, ntukajye kugambana, ntukajye mu bidafitiye umumaro Imana ndetse nawe ku giti cyawe, kuko ugomba kugenza gute kwirengera. Yobu anamba ku Mana, mu bigeragezo aratsinda. Ariko amateka iyo turi kuyasoma tubona yuko icyo Yobu cyose yabuze Imana yagiye ikimuha igikubye inshuro zingahe? 7. Yagiye imushumbusha, intama ziragaruka, inka ziragaruka, abana baragaruka, inshuti ziragaruka, ariko ngo igenda ibikuba 7. Nshuti muvandimwe, mu kubana n'Imana no mu gusabana n'Imana harimo inyungu, nta gihombo kigenje gute, nta gihombo kirimo. Hari abibwira ko gukorera Yesu Kristo bisaba imbaraga cyangwa se ubundi bushobozi, ariko nta zindi mbaraga ndetse nta n'ubundi bushobozi. Iyo wemereye Yesu Kristo niwe ukubera umugenga, niwe ukubera umuyobozi, niwe ugukoresha, kuko ntubu kibarwa, ahubwo Yesu Kristo ababarwa hehe? Ababarirwa muri wowe. Ukwiye kwicisha bugufi mu byo ukora, mu migendere yawe ukwiye kwicisha bugufi. Yosefu mu kigeragezo bene se baramwanga, bamugurisha n'Abanyayegiputa. Amaze kugerayo, Satani buriyo yamaze kubona ko muri wowe harimo Imana. Satani yo yamaze kubona ko muri wowe nibura harimo umucyo wa Yesu Kristo, akugabaho ibitero byanga byagakunda. Nubona rimwe na rimwe uhura n'ibikugerageza, ugahura n'ibisitaza, jya umenya ko Satani hari ikintu yagushimyeho kiva ku Mana. Kuko iyo uri kumwe na Satani ntago aguteza ibigeragezo, ariko iyo uri kumwe n'Imana, Satani akugabaho ibitero kugira ngo unambuke kuki? Ku Mana. Buriya nubona nta bibazo ufite, ukabona nta bigeragezo ufite, uzamenye yuko ibintu byawe bitagenje gute, bitameze neza, kuko turi mu isi y'umubi, kandi tuzi neza yuko Satani ari we mwanzi w'iki? W'ibyiza. Muvandimwe, reka nkubwize ukuri, nuko Yosefu ageze muri iki gihugu yarajyanywemo nk'umunyagano. Umugore wa Farawo aramubona, amaze kumubona aramushima, amaze kumushima yumva yifuje yuko baryamana. Ariko uyu musore yubahisha Imana ye muri iki gihugu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo nagusaba nanjye nisabira nuko wakubaha Imana mu migendere yawe no mu mikorere yawe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.